Dore keke mwa bantu. Mbabare mbwire wowe wari watekera mu itasi uziko ntetse nanjye nkagira ngo nkiyemera nkikina nkiyumva mbega mise numva nazanye intuza bya bindi barumaga bagira n'ibiki mise numva nakoze iboko. Guys, dore keke rero twatekeye mu itasi dukeke dutoya, nawe uzatwikorere ushimisha abana bawe muri iyi vacancy mu gihe batarasubira ku ishuri. Turaryoshe tumeze neza, dore ngo twonde kudukura amatasi ntago twafashemo, watubonye unatuona. Guys, ndabakunda rero ntacyo ntazabazanira. Dore itasi urabona yashiririye, reka nkuremo n'indi urebe. Ufata kuto cyangwa kandi kantu kagenda unyuza ku ruhande kugira ngo ibyafashe bireke gukomeza gufata ku itasi. Ona keke noneho muranyizwa n'iki mwoka byaramwe, muranshinja iki? Mva ndimo ndiyumva ukuntu niyemeye kabisa. Hana keke zanye riba habe no kumanyuka. Guys, mwazadukoze kuko mugakorera abana banyu ambabarira mukazakorera abana banyu agakeke. Noneho rero tubahaye ikaze, naje mvugishwa, reka nze mbakire. Muraho neza? Ni karibu kuri Grace's Kitchen. Ni Grace's Kitchen, ndibagirwa nkabivuga mu Kinyarwanda. Rero tugiye gukora izi keke naberekaga. Ibikoresho nibyo mberetse, hari amagi abiri, hari ifarini, aya mavuta ni bureba nayengesheje, iyo ni baking powder, hari isukari, hari ifarini ndetse n'amazi. Guys, rero mu gutangira nuko nguko mubibona ndimo ndakora amagi, ndamena amagi nakoresheje abiri gusa, isukari ndakoresha ibiyiko kimwe, bibiri, bitatu. Agafarini murabona ko ari gakeya, niyo mpamvu nkoresheje n'isukari nkeya, ariko kuri njyewe ni nyinshi cyane. Mu gikombe kimwe cy'ifarini ibiyiko bitatu, kuri njyewe ni nyinshi nuko n'abana baturyaho, kandi musika abana bakunda utuntu turyohereye. Hariya nandi gukuramo akantu k'igi, agashishwa k'igi kari kaguyemo. Urakubita ugakubita mpaka isukari n'amagi bibaye ikintu kimwe, bikazana urufuro. Yego, ugakubita nta bunebwe, ugakomeza. Guys, ni muri mushasha hano rero tuguhaye ikaze, karibu iwacu. Wahageze Karame twakwitabye nubwo wasanze tudahari, noneho turaje turitabye. Umeze ute? Turakwishimiye. Hano ni kwa Mukunda abantu. Wowe mushasha rero intego yacu yicano nkuko nabibwiye abandi, sinzi niba wahereye ku mavideo yanjye yabanje. Nkuko nabibwiye abandi, njye ubusanzwe ndi umumama, nta kazi mfite, nirirwa mu rugo. Naravuze nese ukwirirwa nsaba buri kantu uwafungura channel ni umuntu wangiriye inama, nkareba n'ibiganiro bitandukanye, nuko niko kuyifungura. Kwa ruvange rero nshizemo ya bureba yanjye, nabanje kuyiyengesha cyangwa kuyiyaza, kuyicisha ku muriro. Hakuriyeho ifarini, ndabanza nyiyungurure kuko ari agakeke hataza kuzamo ibintu. Hari igifarini iba yarafatanye cyangwa iyo ritangiye gukonja, noneho wakoroga ntibinoge vuba. Niyo mpamvu rero nayiyunguruye. Guys, rero nkuko nababwiraga ndavanga, ndakeka ikintu nsigaje gushiramo ni baking powder ndetse n'amazi. Nabyo ngiye kubishiramo noneho tuvange. Nizere kuri gukurikira nubwo umunwa uri kundya navuze menshi, ariko nabwiraga abantu bashasha ntago umunwa uri kundya pe, nabasobanuriraga impamvu nafunguye iyi channel. Ikintu cya mbere rero, iyi channel dukoresha bikeya dufite kugira ngo tuzagere kuri byinshi twifuza kuzageraho. Maze gushiramo baking powder, nshizemo amazi, n'amazi akonje
asanzwe, ntago ari akonje yo muri firigo, ni amazi kwa kundi ufata amazi bisanzwe. Turavanga rero mpaka dukeneye igikoma gifashe cyane. Turavanga mpaka uruvange rwacu runoze ku buryo nta kabumbe na kamwe cyangwa agatirimwa ubonamo. Ndacyagaruka kuri ba bantu bashasha. Nuko nguko nababwiraga iyi channel nayifunguye, twebwe dukeneye twahereye hasi, mbega muri make ntabwo twashatse kwipasa muremure, twakoresheje ibyo dufite kugira ngo tuzagere kuri byinshi twifuza. Ikindi kandi abantu twirirwa mu rugo, abamama birirwa mu rugo, hari igihe uhirirwa nta mahitamo, nta kazi ufite, cyangwa se hari kondisiyo zituma uhirirwa atari uko wanze akazi. Ubwo rero naravuze nti n'ubundi ko nteka buri munsi, n'ubundi ko abana banjye mbatekera ibintu by'amafarini, uwajya ashiraho utuvideo kuri YouTube nkareba ko hari icyo bizangizaho. Nukuri natangiye nshidikanya, ntangira nta musabu n'umwe mfite, ariko ubu ngubu ndakeka 600 nabujuje ngira ngo mu mezi 3. Abasabu 600 nabujuje. Guys, ikintu ndi kurwana nacyo rero ni watch time, views, uburyo mureba video, views watch time zigomba kuba 4,000 mu mwaka. Umva, biba bisaba ngo abantu bazirebe cyane ari benshi kugira ngo tuzabashe gutangira guhembwa. Twavugaga rero turi gukoroga, urabona cya gikoma cyacu ko twakibonye. Ni muri ubwo buryo nafunguye iyi channel. Nabwiraga abashasha. Reba rero aho tugiye guteka udukeke twacu. Tugiye guteka keke, ya makeke matoya mubona, aya ni amavuta y'ubuto. Muzi ko igikoma cyacu uruvange rwacu twarangije, ushiramo dukeya cyane mu gatasi, nutwo gusigamo gusa kugira ngo keke itaza gufatana n'iyi tasi. Hanyuma ugasiga hose ku mpande aho ukeka ko cya gikoma kiri buze kugera. Nuko ni kuri tubikora. Abasangwa rero namwe mwakoze subscribe, muhora mutureba, nukuri turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Nukuri mwarakoze kuduhitamo, mwarakoze kudutera inkunga, mwarakoze kutwereka ko byose bishoboka. Nukuri icyizere twatangiye nta cyizere, ariko turi kugenda twigirira icyizere ko ibintu byose bishoboka. Ahari abantu aho 2 cyangwa 3 bateraniye hamwe, umva n'Imana irabasanga. Nukuri n'Imana ibi bintu yabijemo irabakoresha, iradukoresha. Nukuri muri abana beza, muri abapapa beza, muri abamama beza, muri abasore beza, muri abakobwa beza. Ndabashimiye. Ubwo rero reka dusubire muri resete yacu turi gukora uyu munsi. Ariko abashasha niba mutarakora subscribe muyikore, ntimubyibagirwe pe, ni inkunga ikomeye. N'abatarayikoze nukuri mujye muri ama video muyarangize, ntimukarebe ibice byica video bigatuma YouTube idakina video zacu, ntizereka abantu benshi. Urabona rero ukuntu ngenda nsuka cya gikoma mu matasi. Aya matasi usukamo byibuze ukageza muri 1/2 kugira ngo ize kuza kubyimba, kugira ngo keke yacu ize kuza kubona aho ibyimbira. Niyo mpamvu ubona akanari nkujuje ndakagabanyije, kagomba kuba kageze hepfo, kuko muraza kuza kubona uko iri bushe ingana kandi ari kariya. Nicyo rero baking powder idufasha, ituma zibyimba. Turarangije rero, tugiye gushira mu gafuru kacu. Mwabonye dutasi 3, ariko hari icyasigaye nshiramo mu kandi gatasi kadasa n'izindi. Ifuru nari nayishanye mbere ngiyo. Urabona ko byatangiye kubyimba, keke zatangiye kubyimba, urazibona. Nagize amahirwe aka gafuru nari ngasanganwe ko, urabona ko zatangiye kubyimba. Iyo zimaze kubyimba haba kurikiyeho gusha. Murabona rero ko zimaze gusha. Ntabwo nshaka ko zishirira hejuru, niyo mpamvu ubu ndashaka kuza kuzikuramo zigisa gutya. Shaka kuzikuramo zigisa gutya. Mana yanjye ziraryoshe. Keke witekeye, ikintu cyose witekeye ndashaka kubereka ngo murebe.
igisa gutya, ahantu hari utwenge naho najombye umushito, nafite umushito uriya bokesha brochette, kugira iyo uzamutse ujombyemo, iyo itarasha hazamuka ibikoma, ariko iyo yahiye hazamuka yumutse. Umushito uzamukana wumutse, niba ari ukuwukuramo muri keke ubona wumutse neza. Nazikubiye mu ifuru rero ngizi. Igikurikiyeho rero ni ukubereka uburyo uzikura muri ka gatasi kawe. Rero nushaka keke ndende cyane uzakundura. Nushaka keke ndende, ariko nabiberetse video gitangira, ufata kuto ukagenda unyuza ku ruhande kugira ngo keke yawe ize kuvamo neza. Ngizi. Urabibona guys? Keke unazibona ziraryoshe, reka nyikate murebe. Iyo niyo nari ndi kumviraho, nuko yari igishushe nyine, no gukoraho umuntu yirukanka. Abanye rero natwe muri video yose mwakoze, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Imana ibarinde, nukuri mukore subscribe, musharinge video, muduhe comment, kuko natwe turabakundaga. Ciao ciao, Imana ibarinde.